السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم زدنا علما ولا تجعل علمنا حجة يوم يقوم الحساب. shimwe kuzoni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'umugisha bisakare kubasozereje n'umwa n'abahanuzi woherejwe kubisari impuhwe ku biremwa byose, umukunzi wacu n'umugabo wacu, nayo mahoro asakare ku bantu be n'abasanyendo beza n'abateye ikirenge mu cyabo mu guharana inzira y'Imana kujya ku munsi w'imperuka. Ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko icyicaro cyacu yakigira icyicaro cy'umugisha kandi cy'umumaro, kandi musaba kujya twereka ukuri iteka kadushoboza kukugenderaho, no kutwereka ikinyoma kadushoboza kukigendera kure. Musaba iteka kutwongerera ubumenyi, ko iyo umuntu agize ubumenyi Imana yamushoboza no kubushyira mu bikorwa, niho ashobora kuzatsinda no kuzarokoka iteka ryose. Hanyuma ibi byicaro ni ibyicaro bigamije kutwigisha idini, kugira ngo umuyisilamu amenye idini ye neza, ayikomoye mu gitabo gitagatifu cya Qur'an, hanyuma no mu kimeze nk'amagambo y'Uwiteka, kimeze nk'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko yajyaga avuga ati ala wa inni utitu al-Qur'an wa mithluhu ma'a, ati mubimenye Imana yampaye Qur'an n'ikimeze nka Qur'an. Ikimeze nka Qur'an ni sunna ntagatifu, ni nazo zigaragara mu ntuza aho Imana ivuga al-hikma, aho Imana ivuga ati wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Igitabo ni Qur'an, hikma ni sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muri izi sunna rero no mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umuntu akomora umwimerere w'idini, bityo bikamushoboza imani ikiyongera, akarushaho no gukunda ubuyisilamu. Kandi ivuga ngo bayisilamu, umuyisilamu iteka agomba guhora yubakamo kumva afite urukundo kuri iyi dini, no kumva ko afite icyubahiro akesha iyi dini. Kuko Imana iravuga muri Qur'an iti walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Ngo icyubahiro ni icya Allah, icyubahiro ni icy'intumwa ye, icyubahiro ni icy'abemeramana, ariko abantu b'indyarya ntabwo babizi. Iteka ryose igize abo wumva uri umuyisilamu uhagaze ku idini yawe, ushikamye ku idini yawe, rwose ntuzakangwe n'ibindi by'iruhande, cyangwa se ubujyahabi bwawe, cyangwa se intege nke zawe. Umuyisilamu fahu aziz, hamwe n'ubwo waba wibona ko uri muto, ariko fa anta aziz, uri umunyacyubahiro, uri umuntu ufite agaciro. Niyo mwamwibona muri bake, fa antum aiza, muri abantu b'agaciro, nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala abitubwira muri suratul munafiqun. Nanone Umar ibn Khattab mimma yuru anhu annahu kana yaqul nahnu qaumun azana Allah bil Islam, twe turi abantu Imana yahaye agaciro kubera idini. Akavuga ati fa idha btaghayna al-izza bi ghayrihi adhallana Allah, twebwe Imana yaduhaye icyubahiro n'agaciro kubera idini. Igihe icyo ari cyo cyose tuzashakira agaciro n'icyubahiro ahandi hanze y'idini, nta kindi kizakurikiraho uretse gusuzugurika no kwandagara. Abantu faftakhiru bil Islam, ni nako Imana yatubwiye. Nanone mu yindi sura Imana ivuga iti waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Hariya Imana ivuga ngo innani minal muslimin, ni ukuvuga ngo iftakhir bidinik, iftakhir bi islamik, wumve ko ufite icyubahiro, wumve ko ufite isheja kuko uri umuyisilamu. Undi ashobora kwifakharisha wenda kubera imitungo ye, abandi bakifakharisha kubera ibyubahiro byabo, abandi bakifakharisha kubera imiryango yabo n'imitungo n'iki, cyangwa se ubumenyi bwabo n'amadigiri bafite. Ariko iftakhir bi islamik, ko uri umuyisilamu ni ibintu by'agaciro gakomeye wumva ni mu Islam. Kandi nta handi wabona ibyagukomeza mu Islam nko kubona ilm n'ubumenyi
bukwereka agaciro k'ubuyisilamu ukabuhagaraho ukanabugenderaho. Isomo ryacu bushize twarimo gusoza iri hadith ikomeye y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaturutse kwa Muadh ibn Jabal, tumaze kubona kuri ziriya kafarati mwibuka neza no kureba ziriya darajati uko ari 3, kafarati 3 na darajati 3. Naho Nyagasani subhanahu wa ta'ala yabwiye intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati noneho saba ati Allahumma inna as'aluka fi'al al-khairat wa tarka al-munkarat wa hubb al-masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idha aradta fitnatan biqaumin fatawaffini ghayra maftun. Ati Nyagasani Imana ndagusaba kunshoboza ko najya nkora ibyiza, nshoboza gukora ibyiza n'ibyiza byose ushingiye ku misingire remezo y'idini w'Islam uko twabivuze n'iby'Imana yategetse. Naho munkarati ni bibi byose Imana yabujije, harimo no gukandagira imbago z'idini. Izo zose ni munkarati, biba binini cyangwa se biba bitoya. Wa hubba al-masakin, no gukunda abakene. Hanyuma naberetse ko gukunda abakene nanone ari mu bimenyetso bigaragaza ubugandukiramana no kubaha Imana. Abantu abayisilamu nanone mu mico turanga tukagira uburyo dufata abakene bacu, kubakunda, kububaha, kububahiriza no kuva kabone nubwo yaba ari umukene ari umuyisilamu fo huaziz. Nabahaye hadithi zigiye zitandukanye zikwereka ko abantu b'amasakini bazinjira mu ijuru mbere y'abakungu igice cy'umunsi imyaka 500, no mu yindi mvugo imyaka 40. Nibyo zikindi nuko abo bantu bavuga ngo barishoboye bazafite ibyo barimo kubazwa, kubera ko abakene bo nta kintu bifite utuntu duke cyane kubabarira, ni hisaban yasira bakabigendeye. N'intumwa y'Imana yabishimangiye neretswe mu ijuru mbona benshi barirunzemo, abaririmo ari abakene. Hanyuma vuge ngo gukunda abakene bifite icyo bigaragaza ku muntu umwemeramana. Icya mbere biba bigaragaza ko anta mukhlis fi mahabbatika lahu, wowe uri umuntu mukhlis, nta kindi ubakundiye. Ubundi abantu nk'uko nabibabwiye bakunda abandi kubera masalih, inyungu. Azantumira dusangire TV, azagira gute, ariko iyo ukunze umukene nukuvuga umukunze lillah, nta kindi umuciye. Iyo ni ikhlas. Icyo ukoze rero kubera Imana burya ni ikhlas. Hanyuma gukunda abakene nanone ni ibintu bigukuramo ubwibone no kwikuza. Iyo mwegeranye mugasangira, mugasabana, mukagendana, yakwitabaza, wamusuhuza cyangwa se yagusuhuza, ukabona muregeranye, biriya bintu burya bigaragaza ko utari umuntu mutakabiri. Abantu mutakabiri ntabwo ashaka kwicara n'abakene, ntabwo ashaka gusangira nabo, ntabwo ashobora ku cyari cyo cyose. Ubwo rero ni ukuvuga ko mu mpamvu zikuraho kibri ku bantu ni ukwisanga uri kumwe n'abakene. Nayo mpamvu mu musigiti ahantu henshi duhurira usanga nta mwanya w'abakire n'uw'abakene cyangwa se abana bariya. Abantu twese tuba tureshya. Nizo n'ubuyisilamu, ni gahunda z'ubuyisilamu Nyagasani yagiye adushyiriraho kugira ngo umuyisilamu yisange ari umuntu kimwe n'abandi bose, ari ku rwego rumwe n'ababandi, ndetse abona ko asumbije intambwe. Hanyuma nanone gukunda abakene nk'uko ari umurage w'intumwa y'Imana yahaye Abu Dharr n'abandi basanyanyendo na Aisha ndetse arimo, bigaragaza ko umuntu aba afite umutima ukeye, salah al-qalb, gutungana kwa roho y'umuntu, kubera ko muri bo bayumva yandangagaciro kumva ko umuntu ari kimwe n'undi, ari gusa igena Imana yamuhaye kugira ngo yisange yarusuriye. Hanyuma nanone mu gukunda abakene bigufasha wowe kwishimira ukuriho, ko rimwe na rimwe abenshi bicwa no kwisimbukuruza. Hari umuntu ari umukene nawe ubwe, ariko kubera kwisimbukuruza ubwo bukene bwe ntabushimira Imana, cyangwa se ari umukire kubera gushaka kwisimbukuruza no kuba mu bakire bamurenze, iteka akicara asuzugura iby'Imana yamuhaye. Urugero ushobora kuba ufite wenda nka Karina, kubera ko ufite Karina
ntabwo ushaka kwicarana n'abantu bafite igari cyangwa se abantu badafite n'icyo ari cyo cyose. Icyo gihe ntabwo uzamenya ingabire Imana yaguhaye kubera iyo karina n'ujya kwicarana n'abafite vewiti. Abafite vewiti ni urundi rwego, ariko kubera ko ushaka kwigira nkabo uragenda. Niba udateguye uvuga uti niba nabariya bafite vewiti mata, kandi ibyo bintu ntabwo Imana ibikunda. Kutishimira icyo Imana yaguhaye kandi unagifite ntabwo Imana ibikunda, kubera ko muri hadithi intumwa y'Imana yaravuga iti unzur man huwa dunaka wa la tanzur man huwa fawqak fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Mujye mureba abari munsi yanyu, ntimukareba abari hejuru yanyu, cyane cyane mu bintu birebana n'ubuzima bwo kwisi, mu bintu byo kwisi. Ntukarebe abantu bari hejuru, jya ureba uri munsi yawe. Niba ufite karina umenye ko hariho n'udafite igare. Niba ufite inzu y'ibyumba bibiri umenye ko hariho n'uryama wenda ku muhanda. Iyo urebye uri munsi yawe bituma ushimira Imana, ibyo biragufasha. Naho iyo urebye hejuru nyine wicara ite kubona ko nta kimana yakumariye. Ibyo rero ni akaga gakomeye cyane. Ibyo byose biboneka rero kubera ko wicaranye n'abakene ukabagirira neza, ukababana neza. N'ibingibi ni mu nyigisho z'Ubuyisilamu zikomeye. Hanyuma hadithi gakomeza itwereka nanone uko intumwa y'Imana yakomeje isaba, ivuga iti Allahumma inni asaluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk ila akhir alhadith. Nyagasani Imana ndagusaba kugukunda no gukunda abagukunda no gukunda ibikorwa binyegereza gukundwa nawe. Ibi ngibi mu gukunda Imana navuga ko harimo ibice bibiri. Hari urukundo rwa ngombwa, iyo umuntu urubuze ni ukuvuga ko ubuze igikomeye cyane. Ni narwo rukundo rwo hasi umuntu w'Umuyisilamu agomba kugira. Narwo rushingiye ku guhagarara ku mategeko, ziriya faraiz zikomeye Umuyisilamu asabwa guhagararaho, ndetse no kugendera kure ibintu muharramat. Iriya bayita mahabba al-mahabbatul wajiba, urukundo umuntu akunda Imana rwa ngombwa. Buri wese udashaka kuvuga ngo urubuze ubwo n'ubusilamu bwawe ni nkaho harimo ikibazo. No, rushingiye ku kuba ukora amategeko gusa, ugakora amategeko. Ariko hejuru y'aho ngaho hari urukundo rwa babandi mukarrabin, babandi bo kunsonga, babandi b'abakunzi b'Imana. Urwo rukundo rwo ruboneka iyo wakoze iki? Ruboneka iyo wakoze nk'ibya wa wundi wa mbere, ibintu birebana n'amategeko n'imisingi fatizo faraid, no kugendera kure muharramat. Ariko noneho ukongeraho na nawafil, gushyira amasengesho y'imigereka mu masengesho agiye atandukanye. Buryo umuntu ukora nawafil aba ari hejuru umuntu ukora faraid gusa akigendera. Nanone umuntu ureka makruhat aba ari hejuru umuntu ureka makruhat n'ibya bindi abamenyi basobanura bati kugikora ntubihanirwa, ariko kukireka urabihemberwa. Bamwe ugasanga kiguyemo kubera ngo ni makruh. Ariko iyo uri umuntu minal mukarrabin, Imana ikaba yaragushoboje kureka ibintu bya haram, ukongera no kureka n'ibyo bya makruhat, ni ukuvuga nibyo bikuzamura bikakugeza kuri daraja ya mukarrabin. Niyo hahandi mukarrabin babandi bafite Imana igira ibyegera bya Allah subhanahu wa ta'ala, Imana iherezo ryiza, no mu gupfa kwabo Nyagasani akabakira, niwo mukarrabin. Mu ncamake rero hadithi yacu ni igiye twazungurutseho igihe kirekire, hafi nk'iminsi nk'itatu. Ntabwo umuntu yajya muri detaye za buri jambo mu by'ukuri kubera ko hadithi ari kubiyemo ibintu byinshi, ariko mu ncamake nicyo yigishaga. Kafarati na darajati n'ubusabe bw'intumwa y'Imana bukomeye. Buriya uwagira amahirwe ni wa wundi wajya uzirikana nk'ibi bintu bikamuranga mu buzima bwe bwa buri munsi. Twimuka rero ku yindi hadithi, ntabwo ari hadithi nshyashya, ni hadithi nibwira ko mwagiye mwumva henshi cyane, ndetse nanjye narayigisha hano. Ariko iyi hadithi buriya nk'umuntu mu Buyisilamu hari isomo ushobora gufata ari rimwe
rikakubera iry'umumaro kurusha n'amasomo igihumbi. Ni hadithi nibwira ko nk'umuntu ayifashe neza akayumva, iyi hadithi yakubera iy'umumaro n'intwari ikomeye, ukayigenderaho ukayihagararaho, ugasanga iragufashije mu buzima bwawe, ugiye muri ba bandi Nyagasani yishimira ibihe byose. Iyo hadithi si yindi, iri mu gitabo cya Imam Ahmad, ni hadithi yaturutse kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma qala, aravuga ati kuntu radifa nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ghulam aw ya ghulayim ala uallimuka kalimat yanfa'uka Allah bihin faqultu bala فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نوم عندي رواية أرنا يكون دكوزا كاني هانو intunga y'Imana yaravuze iti inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazuk ihfazillah tajidhu tujahaka idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay' lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk ruf'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Ini hadithi hambai na hadithi nimwe yoroshye magambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ishobora kuzadufata wenda nk'amasomo abiri, wenda tukazagenda tuyiso, ariko kubera uburemere bwayo n'inyigisho zibikuyemo n'umwanya ukuntu urimo kugenda wirukanka, twayicamo ibice bibiri. Ibn Abbas nguyu ni mwene so w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aravuga ati nari impetswe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana mu buzima bwayo yari umuntu ubana n'abantu, kandi yari umuntu ntabwo abaga wenyine, haba ari mu rugo, haba ari mu ngendo, haba no ku ifarasi. Intumwa y'Imana igenda yabaga ihetse abantu nkuko yahetse Muadh ibn Jabal, murabyibuka, na Ibn Abbas iramuheka. Kandi intumwa y'Imana umwanya wose washobokaga yarawukoresha. Niba ari kwigisha abantu, nta mwanya n'umwe. Tekereza nk'ubu sallallahu alaihi wasallam yabaga ari ku ifarasi agenda, ariko yaba ari kumwe n'umuntu nka Ibn Abbas, nka Muadh ibn Jabal, niba hari igikomeye agomba kwigisha kugira ngo kimuhere isomo no kubazaza ntatindiganye. Yewe n'intumwa y'Imana yabaga iri kumwe n'abantu ka iyo ari yo yose. Ahangaha yaramubwiye ati yewe musore, njye ndashaka kwigisha amagambo akomeye kandi Imana izagira ay'umumaro kuri wowe. Ati nkwigishe, niko intumwa y'Imana yatangiye, nkwigisha amagambo, nkwigisha ibintu nizera ko Imana izabigira iby'umumaro kuri wowe. Abasanganyangendo rero intumwa y'Imana babwiraga gutyo, byari mu buryo bwo kubategura kugira ngo bumve uburemere bw'ubutumwa n'izo nyigisho bagiye guhabwa. Ibn Abbas ntiyatindiganye nyije, yarabwiye ati mbwira ya Rasulallah. Intumwa y'Imana amubwira iti jya urinda Imana, Imana izakurinda nawe, Imana nayo izakurinda. Jya urinda Imana, uzajya uyisanga imbere yawe. Ati jya umenya Imana mu bihe by'ibyishimo, Imana nayo izakumenya igihe uri mu kaga. Nushaka gusaba jya usaba Imana, nushaka kwifashisha jya wifashisha Imana. Hanyuma ujye umenya ko ibizabaho byamaze, wino zamaze kumuka. Ati kandi nubwo ibiremwa byaterana byose kugira ngo bigire icyo bikumarira, ntacyo byakumarira mu by'Imana itamaze gucaho umurongo ko ibyo ari ibyawe by'umumaro kuri wowe, ntacyo bashobora.
nanone niyo bashaka kugira icyo bagutwara mu by'Imana itakwandikiye wowe ntabwo babishobora ibyo ngibyo uvuga ngo hari icyo bagutwara. Ati hanyuma ujye umenya ko mu kwihangana harimo ibyiza ku byo wanga. wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan kathira. byaba ari umuntu ku giti cye cyangwa se wari abantu ku giti cyabo, ibyo ubona wanga bitagushimishije ukabyihanganira haba harimo khair. hanyuma ukamenya ko burya gutsinda biza nyuma yo kwihangana, somo rikomeye. hanyuma no gutabarwa no koroherwa bikaza nyuma yo kuba waruhangayitse ubunze umutima. hanyuma mujye mumenya ko ahari ibikomeye haba hari n'ibyoroshye, bigenda bikurikiranye iteka. aya ni amagambo akomeye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ni kimwe n'aya ngaya rero muri imvugo yindi isa neza n'ingi ya mbere, uretse ko iya kabiri ari kunda gukoreshwa cyane. aho intumwa y'Imana yamubwiraga iti ngiye kukwigisha amagambo, rinda Imana, Imana izakurinda. rinda Imana, uzayisanga imbere yawe. nubaza ujye ubaza Imana, mbese ushaka gusaba saba Imana, nushaka kwifashisha wifashisha Imana. hanyuma umenye ko iyo abantu baterana kugira ngo bagire icyo bakumarira ntacyo bakumarira keretse icyo Imana yakwandikiye. banaterana kugira ngo bagire icyo bagutwara ntacyo bagutwara keretse Imana icyo yamaze kukwandikira. ibyo byaranditswe n'umurongo waraciwe, nta mpamvu yo guhabuka, nta n'impamvu yo guhangayika. iyi ni hadithi rero mu by'ukuri mu mahadithi ahambaye cyane. hano rero dutangiye niragije Imana, ndimo kujya nasobanura hadithi uko iteye, kuvuga ngo ihfazillaha yahfazuka. mbese umuntu akubaje ngo rinda Imana, Imana urayirindaho iki? Imana irashaka ko tuyirinda mu buhe buryo? Imana nta kindi dusaba twebwe, ubundi busanzwe icyo yaturemeye ni ukugira ngo tuyigaragire gusa. no kuyirinda Imana ishaka ni ukurinda imbago zayo no kurinda amategeko yayo, ibyo yadutegetse. imbago zayo ntituzirenge. tilka hududullahi fala ta'taduha. izo ni imbago z'Imana, muramenye ntimukazirenge. waman yata'adda hududallah faqad zalama nafsa. nuzarenga imbago z'Imana wazaba yihumuje. ntabwo Imana igomba guca umurongo aho Imana yaciye umurongo ukumva ariho ushaka kujya kurenga. ntabwo bikugaragaza nk'umuntu muzima. ukarinda amategeko y'Imana, ibyo yadutegetse ukabyitwararika, niba ari iswala, niba ari zaka, niba ari igisibo, niba ari imyitwarire, niba ari iki, byose awamirillahi azza wa jalla ukazitwararika. n'ibyo Imana yatubujije ukabigendera kure. ibyo Imana yatubujije byose mu bizira, mbese no mu bizira ni ukureka icyo Imana yategetse. nk'uko umuntu yareka gusara, akareka gufunga, akareka gutanga zaka, akijandika mu bwononyi, ubusambanyi, kurya riba, ubujura, gutiriganya, guteranya, ibyo byose ni minani nawahi, mu by'Imana yabujije. iyo rero byose ubigendeye kure, ni ukuvuga ngo uburinzi imbago z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. hanyuma ukarinda n'uburenganzira bw'Imana kuri wowe, ntubuvogere. uburenganzira bw'Imana nuko ntawe ugomba gusenga uretse yonyine, nk'uko intumwa y'Imana yabivuze muri hadith. ugasenga Imana yonyine, ntugire ikindi wibangikanya. ni ukuvuga mu ncamake, kurinda Imana ni ukurinda ibyo yategetse bikubahirizwa, ibyo yabujije bikagenderwa kure, hanyuma imbago zayo ntizirengwe, hanyuma n'uburenganzira bwayo ntibuvogerwe. ibyo ngibyo bikoze, imbago z'Imana uba uzirinze. ni nk'uko intumwa y'Imana yatubwiye muri hadith iti inna Allaha farada fara'idha fala tudayyi'uha. Imana yategetse amategeko, muramenye ntimukayatakaze. icyo Imana yategetse cyo kigomba kubahirizwa. wa harrama hurumati fala tantahikuha. Imana iziririza ibintu runaka, muramenye ntimukumve muryohewe no gukora ibyo Imana yaziririje. wa hadda hududan
fala ta'taduha, Imana ica imipaka, muramenye ntimukarenge imipaka y'Imana. Iyi ni hadithi y'intumwa y'Imana isobanura uburyo abantu bagomba kurinda imbago za Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone Imana yashimagije abantu barinda imbago z'Imana, aho ivuga iti wal hafidhuna li hududillah, na babandi barinda imbago za Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone Imana ikavuga iti abantu mara kugera mu ijuru ikazavuga iti hadha ma tuaduna likulli awabin hafidh, nibi ngibi nibyo mwasezeranyijwe musezeranywa kuri babandi bagarutse kwa Allah kandi barinze imbago za Allah subhanahu wa ta'ala, barinze Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone nkuko bigaragara muri hadith al-Qudsi, inna Allah ta'ala yaqulu li ahli al-janna, Imana izabwira abantu mu ijuru idha stad'ahum ila ziyarati wa kashafa lahum al-hujuba, Imana nibahamagara buriya mu bintu byiza abantu bazahura nabyo mu ijuru nyuma yo kwinjira mu ijuru no kubuhabwa ibyicaro, Imana izahamagara abantu mu ijuru kugira ngo bajye gusura Nyagasani subhanahu wa ta'ala na Allah biyereke. Allah noneho avuga ati marhaban biibadi alladhina hafidhu wasiyati, ati ikaze ku bagaragu banjye babandi barinze umurage wanjye, barinze imbago zanjye n'amategeko yanjye, wara'u ahdi wa khafuni bil ghaib wa kanu minni ala kulli halin mushfiqin. Imana izabirimo guha ikaze babandi barinze imbago zayo kandi bakitwararika isezerano ryayo, bagatinya Imana kandi batayibona, kandi igihe icyo ari cyo cyose bakaba ari abantu bayibombaritseho. Niko Imana izabirimo kubabwira, kubera ko mu byabaranze harimo kurinda imbago z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Mu bintu rero bikomeye umuntu agomba kurinda buriya mu by'Imana yaturindishije mu mbago zikomeye zayo zitagomba gutatirwa cyangwa se ngo abantu bazirengagize, icya mbere ni iswala eshanu. Iswala eshanu niyo mpamvu Imana ivuga iti hafidhu ala salawati wa salatu al-wusta, mwitwararike murinde mwitwararike iswala eshanu n'iswala rwagati. Nanone walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, Imana ishimagiza abazatsinda ikavuga iti ni babandi baranzwe no kwitwararika no kurinda iswala zabo nk'itegeko ry'Imana subhanahu wa ta'ala. Nanone intumwa y'Imana yavuze iti man hafadha alaiha kana lahu inda Allahi ahdun an yudkhilahu aljanna, umuntu uzarinda iswala akazitwararika azaba afite isezerano kwa Nyagasani ko Imana izamugorora ijuru. Nanone intumwa y'Imana ikavuga iti man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan yawm al-qiyamah, uzitwararika iswala zizamubera urumuri na gihamya zizamushinjura ko yarinze imbago z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Ubwo rero mu cyambere umuntu w'umuyisilamu agomba kurinda ni iswala. Nanone mu bindi umuntu agomba kurinda no kwitwararika isuku, ko isuku nayo niyo yayindi igufasha kubahiriza iswala. Intumwa y'Imana yaravuze iti la yuhafidhu ala alwudu'i illa mu'min, nta muntu witwararika no kurinda isuku uretse umwemeramana. Icyo nacyo ni mu byo Nyagasani subhanahu wa ta'ala adutegeka kurinda. No mu bindi rero hejuru y'ibi ngibi nanone umuntu aba agomba kurinda indahiro ze. Nyagasani aravuga ati dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfadhu aymanakum, ati icyo ngicyo nicyo kiro ku ndahiro zanyu mwararahiye, iyo mwarahiye ati kandi mujye murinda indahiro zanyu. Hifdhul ayman, kurinda indahiro. Nukuvuga hano mu bintu Imana igenda ivuga hano mu misingi harimo kurinda iswala, kwitwararika iswala, harimo kwitwararika udhu, harimo no kwitwararika indahiro, ukarahira indahiro z'ukuri. Ariko mboneho n'umwanya no kuvuga ngo uretse ibi ngibi nanone umuntu aba agomba kwitwararika ibindi bigomba kwitwararika mu byo abantu babona ko ari bito, ariko imbere ya Nyagasani wacu ari ibintu bihambaye. Nko muri ibyo ngibyo harimo iki? Harimo kurinda umutwe wawe n'inda yawe n'ibibikikije.
muri hadith al-istihya'u min Allah haqqa al-haya, kugira isoni nyagasani by'ukuri byo kugira isoni, an yahfaza ar-ra'sa wa ma wa'a wa yahfaza al-batna wa ma hawa, nuko warinda umutwe wawe n'ibyo ufite, hanyuma ukarinda inda yawe nanone n'ibyo itwikiriye. Hano umutwe n'ibyo ufite, hano ikiba gishaka kuvugwa n'ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere ni amatwi, cyangwa se icya mbere uko wabivuga, amatwi, amaso n'ururimi. Umutwe ni igihimba gito cyane, iyo ukireba ari igihimba gito cyane ariko cy'akaga. Niyo mpamvu abantu bamwe bazahura n'akaga kubera imitwe. Kandi imitwe si ikindi, havuze umutwe si umutwe nk'umutwe, ni ibintu bitatu biri ku mutwe bifite akazi gakomeye cyane. Muzi namwe ingorane icya mbere z'ururimi, mpaka n'ukuntu intumwa y'Imana yavuze ku rurimi, igera nawe ivuga ngo mu bintu bikomeye bizinjiza abantu mu muriro wa Jahannam n'iki, n'indimi zacu. Intumwa y'Imana yarabivuze. Hanyuma nanone amatwi, muzi amatwi ibyo akora, umuntu agashaka kumva ibyo agomba kumva n'ibyo atagomba kumva, ibimureba n'ibitamureba, kugira ngo abone uko ajya gutwika. N'abareba, niyo mpamvu Imana ivuga iti inna as-sam'a wal basara wal fuada, nuko nyagasani subhanahu wa ta'ala avuga ati mu by'ukuri amaso yanyu no kumva kwanyu ndetse n'imitima yanyu muzabazwa, bizabazwa ibi bintu uko mwabikoresheje. Nuvuga rero umutwe uba ugomba kurindwa, n'indi karindwa inda iyi, kuko mu byo ibitse nanone ni nayo ibitse umutima. Niyo mpamvu Imana nanone izawubaza. Hanyuma nanone mu kurinda, ukarinda ururimi rwawe, ukarinda n'icyo wambariye. Twigeze kubivugaho muri hadithi zigiye zitandukanye, hariho man hafiza ma baina lihyihi wa ma baina rijlihi dakhala aljanna, umuntu uzarinda ururimi rwe akarinda n'icyo yambariye, uyu nguyu azinjira mu ijuru. Nayo mu indi hadithi n'umwe Imana iravuga iti man yadhman li ma baina lihyihi wa rijlihi adman lahu aljanna, umpa garanti y'ibintu bibiri, garanti umwe Imana ikavuze, umpe garanti y'ururimi rwawe, umpe garanti y'ibyo wambariye, nanjye ngwe garanti yo kuzajya mu ijuru. Ariko murebe ukuntu ibi bintu bikoreshwa nyine mu buryo abantu bazisanga bari mu kaga. Nanone Imana yashimagije abantu barinda imibiri yabo, wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Imana irimo gushimagiza abemeramana n'abayisilamu n'iki, gera nawe ivuga ba bandi barinda imibiri yabo. No muri babandi bazatsinda muri suratul mu'minun, niyo musomye muzareba iki kintu kiragaruka kenshi muri Qur'an, muri ayati zitandukanye. qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafidhun. N'ahandi muri ayati zigiye zitandukanye. Abantu bazatsinda harimo n'ababandi barinda imibiri yabo, keretse kuri babandi Imana yabaziruriye gusa mu bashatse cyangwa mu bafite maboko yabo y'iburyo. Ni ukuvuga rero mu byo umuyisilamu basabwa kurinda bavandimwe, hejuru yo kurinda iswala no kurinda iwudhu no kurinda indahiro, hagomba kuza nanone kurinda ibikomeye abasilamu bagomba kurinda. Tukarinda amatwi yacu, tukarinda amaso yacu, tukarinda indimi zacu, tukarinda imitima yacu, tukarinda n'imibiri yacu. Ibi bintu ni ngombwa, kuko ibi bintu bikinishije ko nawe uzakinishwa. Gukinisha ibi bihimba uko ari nka bitanu ni akaga gakomeye. Iyo umaze kurinda rero imbago z'Imana muri uyu buryo, ukarinda n'ibi ngibi Imana itegeka kurinda, igikurikiraho ni iki sasa? Buri kintu burya kigira igisubizo cyacyo. Muri hadithi n'umwe Imana avuga iti ihfazillah, rinda Imana muri bwa buryo tumaze kuvuga. Harakurikiraho yahfazuka, Imana nayo irakurinda. Ninde udakeneye kurindwa n'Imana? Icyo bisaba nta kindi nuko nabo warinze imbago z'Imana. Nibi ngibi bimeze nk'ahandi muri Qur'an, Imana ivuga iti wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum, muzuze isezerano ryanjye nanjye nzuzuza iryanyu, nanjye nuzuza iryanyu. Icyo nabasezeranyije mu cyuzuze, nanjye zuzuza iryanyu, bashyire mu ijuru, mbahe n'umugisha, mbahe n'iki byose. Nanone nk'uko Imana ivuga iti fadhkuruni
kuruko ni mumvuge munsingize nanjye mbazirikane yukoze dhikru ukibuka Imana nayo irakuzirikana. Nanone Imana ikavuga iti ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum, yemwemera Imana nimuramuka murengeye Imana nayo izabarengera. Ubwo rero ni nkaho iyi hadithi nanone ije nko muri uyu mujyo, murinde Imana, Imana ibarinde. Imana izakurinda gute rero? Imana izakurinda mu buryo bubiri. Icya mbere, Imana izabanza kurinde muri masalihi zawe zo ku isi, hanyuma nanone Imana izakurinde mu nyungu zawe z'idini yawe n'impera yawe. Ugize amahirwe Imana ikakurinda muri ibi, ikindi urimo gushaka ni iki? Ihfazillaha yahfazuka. Imana irakurinda mu nyungu z'ubuzima bwawe, Imana irakurinda ku bwawe, mu buzima bwawe, mu mubiri wawe, ikurinde mu bawe, ikurinde mu mutungo wawe, ikurinde mu bana bawe. Imana ikurinde muri byose. Abantu baba bashaka iteka kugira ngo babone inkunga y'Imana, ariko nta bundi buryo inkunga z'Imana ziboneka uretse nawe iyo ubanje kubahiriza uburenganzira bw'Imana. Urabikora nawe Imana ikaguha ibyawe, ikakurinda mu buzima bwawe, ikakurinda mu mutungo wawe. Kuko itabikoze ntituzasabe kubona ibyo bintu. Uw'Imana ikoreye agatendo gake gusa, ukabona ibintu birahindutse, ibyari hasi bigiye hejuru. Umuntu wabonaga agenda ari muzima ukabona arimo aragenda yivugisha. Umuntu wabonaga abana bari abana bazima ukabona bose barasaza. Tuzasabe kubona ibyo bintu. Iyo ukoze iby'Imana, Imana nawe ikora ibyawe. Bigushishikaje, abantu bashishikajwe n'ibyo bintu, kuvuga ngo ngere ubuzima bwiza, akazi kanjye kagende neza, akazu kanjye ntigahure n'inkongi, sinzi n'ibiki. Ibyo byose Imana irabikora nawe iyo ukoze ibya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Izo ni muri masalih z'isi, Imana irabigukorera. Hanyuma Imana muri no mu masalih mu nyungu z'isi, kubera kurinda Imana, ukarinda imbago z'Imana, Imana irakurinda ikazarinda n'abana bawe, kabone nubwo uzaba utakiriho, nkuko biri muri wa mugani wa Khidr na Musa alayhi salam, aho rwa rukuta Khidr akaza kubwira Musa akamubwira ati wa kana abuhuma saliha. Iki turimo turagikora kuko umubyeyi wabo yari umuntu mwiza, niyo mpamvu Imana yabitse umurage wabo akaba ari twe ikoresha kugira ngo tuze tubereke umurage wabo, kubera ko umubyeyi wabo kana saliha. Imana rero yakurinda, niyo buryamye munsi y'igitaka. Muzabire nimo abantu iyo bagandukiye Imana bakarinda imbago z'Imana, Imana ibasigarira n'inyuma mu miryango yabo. Hari abantu bameze batyo, usanga aba yarapfuye n'abana be, waba ufite imyaka 2, ufite 3, ariko Imana ikabakuza ukabona babaye abana. Naho wa wundi wavuze ngo malaka dunya, isi yarayifashe, abona byose yifuza, akandagira imbago z'Imana, aragenda ukajya ngo ntabwo yigeze abaho. Abana bakagenda bakinywera itabi, abandi bakigira mu bintu bipfuye amaso, abandi imitungo ugasanga ni nkaho ntabwo yigeze abaho. Kubera iki? Yatakaje igikomeye mu buzima bwe, kwibagirwa Imana, Imana ikamwibagirwa. Nibyo ngibyo. Imana rero iyo ukurinze, nanone iyo uyirinze ikurinda nanone mu nyungu zawe z'idini. Imana ikagukura muri wowe ibintu bimeze gukunda shahawati, ibintu by'imitako, ibintu abantu bakunda byatuma bigukura kuri gahunda yo kubaha Allah subhanahu wa ta'ala. Mbese ntibikurangaze, ntibikuvane ku murongo wo kubaha Imana subhanahu wa ta'ala. Hanyuma nanone ntabwo ujijwa nkuko abandi yicara ari mu idini, ariko ugasanga iteka n'umuntu uje hano aramujyana, uje naho akamujyana. Izo shubuhati, ngo iki kintu njya numva bamwe batabyemera, bikaba impamvu yo kutagandukira Nyagasani. Idini yawe ugasanga irajegajega kubera ko nta burinzi bwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Waguye muri shahawati, muri biriya bintu by'irari ry'umutima, urangije nanone ukabona abantu, ukakira ibitekerezo bipfuye, ugasanga uratakaye kubera ko nawe watakaje imbago z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Ibi rero nicyo bisobanuye kuvuga ngo ihfazillaha
yahfazuka, rinda imbago za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nawe azakurinda. Ngira ngo umugani w'aba bantu babandi batwikiriwe n'ikibuye mu buvumo, uko bavuyemo nta kindi cyabavanyemo, nuko bari abantu babandi bubashye Imana subhanahu wa ta'ala. N'imigani myinshi cyane igaragara biri mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukuntu abantu bagiye barika ibintu kubera Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Imana ikabashumbuza ibyiza biruta. Hariho nk'umugani mu muri Bani Israel, ntabwo hari umugabo witwaga Kifu, ntabwo yatinyaga kuba yakora icyaha cy'ubusambanyi, kabone nubwo byaba byagenze bite. Rimwe umugore aramutakambira ati wamfashije ukampa amadinari 60. Baramubwira ati nge nta kindi kiguzi. Agiye muri icyo gikorwa, abonye ukuntu umugore byamuteye ikibazo, aramubwira ati ndabiretse n'amafaranga yajyana. Uyu mugabo nk'uko imvugo igaragaza ko Nyagasani yamugororeye ikirenga ibyo. Iyo ni mbese yarinze imbago z'Imana. Ni kimwe na n'umwe muri babandi nyine bo mu buvumo, icyabavanyemo nuko atashoboye gukora icyaha cy'ubusambanyi, kandi wenda igihe cyari kigeze ko yagishobora. Nukuvuga rero ibi byose ni ukumenya ko Imana ibishaka nawe kukurinda, kandi nanone muri Imana ikurindamo ntimuzaje. Hari ibintu tubona twebwe tukumva biratuvunnye, ariko kumva imbere y'Imana ari byo kheri kuri twe. Hari nk'ubukene, hari nk'uburwayi, hari hadith hano يقول الله عز وجل إن من عباد من لا يصلح إيمانه إلا الفقر. Muwagaragu banjye hari umuntu imani itatungana keretse abaye umutindi. Wa in basattu alayhi afsadahu dhalik. Ndamutse mwaguriye amafunguro ushobora gutuma tumurongo, Imana ikakugira umutindi kugira ngo ujye ushobora gusari. Hari umuntu ushobora kubona amafaranga ntiyongere kugaruka mu musigiti. Yabonye risk bana, batu wa risk hawaswali. Hari umuntu ushobora kubona Nyagasani amuhaye akazi keza, gatangira no kubaza abashenga ngo ariko nkatwe tugira akazi kenshi buriya gusiba nta kuntu twajya dutanga ikiru. Yari yabonye ibyarya umtihani. Sasa Imana ikagenda iguha ibintu bituma udashobora kuva ku murongo. Uyu muntu nimuha amafaranga azazana ibibazo. Urumva? Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-ghina. No muwagaragu ba Nyagasani hari umuntu imani itatungana atabonye ubukire, Imana ikamuha sije akatoka katika Uislamu, Imana ikamworohereza ikavuga ati wala afqartuhu la afsadahu dhalik. Ndamutse mutindahaje rwose byamugira nabi. Wa inna min ibadi la yasluh imanahu illa as-sihha. No muwagaragu banjye hari umuntu imani itaba nziza keretse ifite ubuzima, yumva ndabana numva ndimeze neza, numva nta kibazo, nta gripe, nta kibazo mfite, nta pressure, nta diabete, imani ikaryoha. Nyagasani akavuga ati ndamutse muhaye akantu gusa nka kanseri, ubusiramu arabuta. Imana rero ikagenda iha buri muntu byose. Ni ukuntu Imana igenda ibungabunga abantu nk'uko iyi hadith igenda ibisobanura. Nyagasani niwe uhagirije abagaragu be. Rero iteka ryose tujye twiga abavandimwe b'Islamu, twubaha Imana, tuyiha agaciro gakomeye, tujye tuyizirikana, tuzirikane n'isezerano ryayo, hanyuma tunayikunde bihebuje. Hanyuma nushaka kumenya n'agaciro kawe imbere y'Imana nk'uko intumwa y'Imana ibivuga byaturutse muri hadith ya Jabir, ujye ubanza urebe agaciro h'Imana wowe. Buri muntu wese washaka kumenya ngo mbese umwanya wanjye imbere y'Imana urahaganaye, igisubizo ni ukureba ngo mbese ngewe Imana agaciro nyiha mu byanjye nakahe. Ibyo yantegetse, imbago zayo nzitwararikana. Nusanga ibyo Imana yagutegetse mu mbago zayo byubahiriza, nawe aba ariko uhita wicira iteka ko nawe imbere y'Imana umwanya wawe ari umwanya w'imbere. Umwe Imana avuga iti man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'inda Allah falyanzur kayfa manzilatu Allah 'inda. Nushaka kumenya umwanya wawe imbere y'Imana, ubanza urebe umwanya w'Imana imbere yawe. Fa inna Allah yunzilu al-'abda minhu haythu anzalahu min nafsihi. Imana igushyira naho wowe ishyize. Niba warayishyize kure, nawe nayo iragushyira kure. Nuyishyira bugufi igushyire bugufi. Nuko nguko iki rero ni ikintu cyangombwa.
hanyuma icya kabiri hadithi gakomeza iti ihfazillah tajidhu amamak. Noneho wamaze kurinda Imana, Imana irakurinda. Intumwa y'Imana yongera bishimangira iti rinda Imana muri bwa buryo twavuze. Bizagenda bite? Tajidhu amamak, Imana uzajya uyisanga imbere yawe. Ubundi bwo isamburiya mu bintu Umuyisilamu agomba guharanira ni uguharanira kuba arinda imbago z'Imana, yubahiriza icyubahiro cy'Imana, yitwara ko ibyo Imana ishaka, kagerageza kugenda kuri ibyo Imana yabujije, kandi n'uburenganzira bw'Imana akaburinda. Ibi bifite mu buzima tubaho hano ku isi. Ugiye ukabara amakorosi umuntu ahura nayo, n'ingorane ziba zigukubye mu mpande zose, mu nzira ugenda, mu kazi ujya gushaka, mu modoka urimo kugendamo, n'ibintu byose n'ingorane n'iki, usanga nta kindi cyagutabara uretse Nyagasani wenyine. Rero mu nyungu zo kurinda imbago z'Imana nuko na Nyagasani iteka abari mumeze gutya, muri kumwe, kumva kuri kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Imana ibiri kumwe n'abaye igihe cyari cyo cyose. Ihfazillah tajidhu amamak, ukumva kuri kumwe na Nyagasani. Iyo uri kumwe na Nyagasani, bamwe mu bamenye masanyanyendo n'abaje nyuma barakubwira ngo hari uwandikiye umwe mu bakozi be, aramubwira ati amma ba'du, nyuma y'amagambo maremare nakwandikiye, fa in kana Allahu ma'aka fa mimman takhaf, niba Imana iri kumwe nawe, ubwo n'uwari umukozi arimo kugisha inama umuyobozi wo hejuru, aramusubiza ati niba Imana ubona ko iri kumwe nawe, undi urimo gutinya ninde? N'Umuyisilamu rero nubona ko uri kumwe n'Imana, wasiwasi yindi ufite ni iyihe? Wa in kana alayka faman tarju wassalam, ngo kandi niba Imana yarakwitaje, ninde wundi ubona ko yagutabara wowe? Nta magambo menshi. Uvuga ugomba guhakikisha wowe nk'Umuyisilamu kuri kumwe na Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Nkuko Imana ivuga iti walladhi khalaqa samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa ala al-arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nyagasani ni waremye ibirere n'isi, azi ibyinjira mu butaka n'ibisohokamo, n'ibizamuka n'ibimanuka, kandi abari kumwe namwe. Nanone mu yindi aya Nyagasani abari kumwe namwe. Hanyuma mu yindi aya Nyagasani subhanahu wa ta'ala Allah yabwiye Musa na Haruna bagiye kwa Firauni bafite ubwoba, aravuga ati innani ma'akuma asma'u wa ara, mugende nge ndi kumwe namwe, ndumva nkanabona. Nanone mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Mu byukuri Allah ari kumwe n'abandi bagandutse, ari kumwe n'abandi bagandutse, kandi babandi bamusenga ukuri ko kumusenga. Hanyuma wasbiru inna Allaha ma'as sabirin, mujye mwihangana, Imana ibana n'abihangana, Imana ibana n'abihangana. Nuvuga hari ibigwi runaka iyo bifite, Imana ibiri kumwe nawe, kandi Imana iri kumwe nawe nta bundi bwoba. Niho hangahe intumwa y'Imana ivuga ngo urinda imbago z'Imana, Imana uzayisanga imbere yawe. Nibi ngibi bigaragara neza ko Imana ibiri kumwe nawe nka ryari. Ingero dukunda gutanga ni nka kuri ya Nabi Musa, Bani Israel bamubwiye bati twebwe tugiye gufatwa kubera ko Firauni ari inyuma yacu n'uruzi ruri imbere yacu, turamuhungira he? Nabi Musa we n'icyizere cyinshi arababwira ati kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, ibyo murimo kuvuga sibyo, ntabwo Firauni yatugeraho, ko nge ndi kumwe na Nyagasani wanjye kandi aranyereka icyo gukora. Hamwe n'uko igihe cyari gito cyane, Imana yarakimweretse. Ni kimwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari kumwe na Abubakar mu buvumo. Abubakar yaratitiye agira ubwoba, hanyuma intumwa y'Imana iramubwira iti ya Abubakar ma dhanuka bi ithnain Allahu thalithuhuma, uratekereza iki ku bantu babiri Nyagasani ari uwa gatatu? Ntugire ubwoba, nta kintu kiri gutugeraho. Nkuko nanone Imana ivuga muri suratu Tauba, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Igihe intumwa yabwiraga mugenzi wawe akamubwira ati ntugire agahinda,
Allah subhanahu wa ta'ala ari kumwe natwe. Iyo Allah ari kumwe nawe rero, impamvu yo guhabuka ni iyi, impamvu y'agahinda ni iyi. Nibyo ibi kandi byose nta kindi kibibyara, bibyarwa no kuba wowe uri umuntu urinda imbago z'Imana. Nanone indi aya ni ivuga iti ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kana. Abaganira niba batatu Allah ni uwa kane, niba bane ni uwa gatanu, niba gutyo, niba bake Allah ari hejuru yabo kandi bari kumwe nabo aho baba bari hose. Ku bintu birebana rero n'abantu kuba bari kumwe na Allah, buriya turi mu bice bibiri bavandimwe wa Islam. Buriya hari abantu b'umwihariko bari kumwe na Allah igihe cyose, kandi Nyagasani yiteguye kubatabara no kubatera inkunga mu byo barimo, kandi harimo no kubarinda no kubaha inkunga. Abo ngabo ni ibadihi almuttaqun almu'minun, abagaragu b'Imana baganduka. Abo ngabo bafite icyo bita alma'iyya alkhassa, kuba bari kumwe na Allah subhanahu wa ta'ala by'umwihariko. Babibona kubera iki? Kubera ko daraja yabiri hejuru, babaye abagaragu b'Imana beza, Imana nayo ikabagira b'umwihariko. Abantu b'umwihariko w'Imana ntabwo Imana ibiri kure yabo. No muri hadith Imana ivuga iti nzakubera ijisho urebesha, nkubera ukuboko ufatisha, nkubera ukuguru ugenza, igihe cyose uzampamagara nzakwitaba. Ikindi ushaka ni iki? Byose biterwa no kuba urinda imbago z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Hanyuma hakaba al-ma'iyatul amma, kuba uri kumwe abantu ibiremwa byose, kuba biri kumwe na Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Ni mu buryo Imana ibizi ibiremwa byose, ikaba ifite ubumenyi kuri byo n'ibikorwa birimo gukora. Ariko ibyo ntibisobanura ko kubera ko ibyo biremwa biri kumwe na Nyagasani, Imana iri bugufi yabyo cyangwa se yabitabara. Oya, ubutabazi bw'Imana bubangutse kuri babagaragu b'Imana bacunga imbago zayo. Iki ngiki ni ikintu tugomba. No muri hadith afdalul iman, ikintu imani irenze, an ya'lama al-'abdu anna Allah ma'ahu haythu kana, nuko umugaragu w'Imana amenya ko Nyagasani we ari bugufi ye aho azaba ari hose. Iki rero nicyo kirimo gusobanura ngo rinda imbago z'Imana, uzasanga Imana imbere yawe. Ingero ni nyinshi cyane. Nabi Ibrahim alayhi salam ahuye n'akaga kabahakanye kumunaga mu muriro, we nta kindi yavuze uretse kuvuga ati hasbi Allah wa ni'mal wakil, niringiye Imana kandi Imana niyo ikwiye kwifashishwa no kwitabazwa, kandi Imana iramutabara. N'ibindi biremwa byinshi cyane, uhereye ku nsonga mu biremwa intumwa z'Imana, ubutabazi bwayo. Reba nka Yunus alayhi salam ahuye n'akaga ko kwisanga mu nda y'ifi, Imana yavuze iti laula an kana min almusabbihin, yataza ko mu bantu bari abakunzi b'Imana bahuza Imana ku rurimi rwabo, la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, yari kuguma mu nda y'ifi kugera ku munsi w'imperuka. Ariko Nabi Yunus atangiye gukora zikiri no kwambaza Imana, abamarayika baramuga ati umugaragu wawe irijwi turariza ariko ntabwo tuza hari. Allah arababwira ati uwo ni umugaragu wanjye Yunus. Hanyuma abamarayika baramuga ati Nyagasani Imana mugire impuhwe kubw'ubusabe bwe yajyaga akora igihe yabaga ari mu bwaguke, ari mu mahoro. Imana itegeka isamaki iragenda imushyira hariya, imushyira ku mucanga. Ni nk'uko byose rero biterwa no kuba abantu barinda imbago z'Imana. Ubwo nibyo ngibyo dushoboye kuba twahagaraho uyu munsi. Icya mbere ni intumwa y'Imana ivuga iti rinda imbago z'Imana, uzishyurwa nawe uko Imana izakurinda. Ihfazillah, rinda Imana, Imana izakurinda. Rinda Imana, uzasanga Imana imbere yawe nawe igihe ukeneye inkunga n'ubufasha bwayo. Numva twasozereza ahangaha, inshallah tuzakomeza ubutaha. Hada wa sallallahu sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.